Bon, rero reka twinjire mu kiganiro. Kabisa. Ubu ninjiye mu kiganiro kugira ngo iyi nayita nka verisiyo ya kabiri. Hari ijambo banyandikiye cyane uri kumva muri komantere, kuko iki kiganiro nabonye cyagize komantere 221 uyu munsi niwe zigeze, sibyo? Ari ijambo banyandikiyemo cyane rivuga ngo dore ingororano z'abubaha Imana. Yego. Nizi ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ngiye kuri basobanurira, sibyo? Yego. Mu buryo butatu nababwiye abantu basomamo Bibiliya. Turi kugenda na pastor. Ndakumva. Iyo umuntu w'inyuguti asoma iri jambo, sibyo? Ndakumva. Ukuntu aryumva ati, hari n'uwambwiye ngo kutiga narize. Ndaje bibasobanurira. Ukutiga biragatsindwa se? Niko yanyandikiye. Sibyo? Nasongo yarize we. Oya tugende step ndagira ngo usubize abantu badukurikiye, mujye mureka kugenda mu kigare, uri kumva? Mumenye ukuri ku ijambo ry'Imana, uzatsindwa nako atsindwe nako, uri kumva atari n'urubanza yitwaje. Iri jambo ngiye guhera ku muntu usoma Bibiliya nk'inyuguti. Ubishano bafatiwe, ubusura b'abavandimwe birwa banuka ngo ndarwaye, narasaze, mfite ihungabana ry'ubuzima, uri kumva? Aya mabuye mu ntera hakubiyemo ijambo rihagurutsa Imana mu ijuru. Sibyo? Nanjye mvuze ntuje. Ndavuga ngo Imana ibababare kuko mutazi icyo mugize gute mukora. Iyaba mwari mukiza, mwakaneza amatwi, uri kumva? Mukavuguruza icyo navuze, nimutukane. Bakuvuga ati nawe ushobora uri kubatuka. Yes, oya njye nawe natutse. Hari umuntu ugeze nuka pastor? Nawe. Naravuze nibi bikorwa byitwa ko ari ubutumwa bwiza, ngiye nitandukanije nabyo. Sibyo? Mbereka uburyo n'ubundi bwongeye kubereka. Ndagenda gakeya kugira ngo abantu baze kunyumva pastor. Ndakumva. Reka mbwira abantu mu bijyanye n'ibifatika. Ku myaka yanjye mfite imyaka 35. Sibyo? Ndakumva. Kuri iyi myaka mfite ndi mu bantu bikwije iby'abanyakigali bakenera bifite kurusha abandi. Kandi ibi bintu babwije ni ukuri ntago mbabeshya. Ngiye sindi umukene, sindi umutindi, sibyo? Sindi nyakujya, kugira ngo abantu babyumve neza. Uri mu wayene? Nta nubwo ndi no mu wayene, ndi umutunzi. Ndaje musobanura uburyo ndi n'umutunzi. Abantu bashobora kwibwira ati Robert ati buriya ijambo ry'Imana harimo ibintu bigiye bitandukanye. Yego. Siko biri? Ntago ijambo ry'Imana ritandukanye, ahubwo imitekerereze y'abantu batizera Kristo ni itandukanye. Akavuga ati ahubwo ntago bitandukanye. Atari ko harimo ibihumuriza. Tugende natwe twashatse guhumuriza abantu. Reka tugende step by step n'uko nshaka kugera. Wenda bumve yego. Sibyo? Naho ngeze kucyo bita imperekeza y'umugenzi. Imperekeza y'umugenzi ni iyi. Sibyo? Ndakumva. Imperekeza y'umugenzi habamo icyo bita ibitangaza. Mirako. Hakabamo icyo bita imirimo. Ariko ibi bintu biherekeza umuntu ugiye he? Ujya kurimbuka cyangwa se ujya mu ijuru. Mwuka w'Imana na Bibiliya byarahamije baba ngo hahirwa umuntu upfa. Apfiriye mu mukire. Twabubonye ko ari umwuka. Umwuka nawe akavuga ati ye imirimo yawe nigire gute niguherekeza. Dore Yesu ukuntu yabivuze neza ari we bugingo. Yaravuze ngo dore imirimo izaherekeza abizera, izagendana n'abizera. Ni ibitangaza, uri kumva? Sibyo? Gukiza abarwayi, sibyo? Naho ndi ni naho ruzingiye, sibyo? Ibi bintu rero byitwa ibitangaza, iyo bikozwe, iyo bivuzwe, ntibivugire mu wabikoze. Turi kugera na pastor? Ndakumva. Nibihesha icyubahiro uwabikoze. It was zero. Yego. Baratangiye numva ndishimira bataba abantu bagiye kuvuga Yesu. Ngiye kubaje kuyivuga. Kumva neza, uri kumva? Bagezejemo hagati bahita baza kumara ari yinda. Nicyo kintu cyambabaje gituma nkora iki kiganiro, sibyo? Bahita baza kumara ari yinda. Uri kumva? Ngo fata ifoto yawe ugereranye, ngo twebe ngo haruko ngo twari tumeze ngo none ngo tumeze neza, uri kumva? Ngo haruko twari tibyibushye, uri kumva? Si inkosora ko banditse n'uburenganzira bwabo, kuko nubundi Yesu azahindagaruke akakajagari. Umuntu wese afite uko abyumva. Hari n'uwejo bundi numvishe ngwino ndaze Yesu ngwino ndaze we nashashe bugari Yesu ngwino ndaze. Ntabwo yumvishije? Arayumvishe. Bivuze ko Yesu ari indaya. Mu yandi magambo uri kumva? Shikol ari guhamagara Yesu nk'umuntu baza kuza kugira ibintu barara bagira gute bakora.
mu kindi gisobanuro ku manywa ntibari kumwe nawe. Ubwo impanda nivuga ku manywa kandi oya na nijoro iyo atamuhamagaye ntabwo azi. Nashashe bugari ngwino ndazi, bivuze ngo ntabwo ari muri we, sibyo? Birarega abantu nase ubundi Yesu araryama. ubwo bari kumuhamagara ngo baze bagire gute, baryamane. Ataniye nawe ndavuze ngo ni ndaya ye. Ubu niba umuvuze kuko afite abafana benshi, warasaze wuzuye ishyari we, nta kibazo iryo shyari ndaryuzuye, ngwino ndazi nanjye mba ndi gufuhira uwangu. Ariko hamwe reka turebe, reka tukore comparison turebe. Yes. Yesu ngwino ndazi. There are something there. Hari ahantu wherever ari aze akuraze, uri kumuhamagara aze akuraze, ni mwari muri kumwe. Reka turebe, hari ahantu ari somewhere. Yes. Uramuhamagaye aze agire gute noneho akuraze, hanyuma murare mukora iki? How? Kuki umuhamagara bivuze ngo ntabwo muri kumwe. Yesu ubundi Yesu ni ngombwa ko kuraza cyangwa atuye muri wowe? Bibiri kandi mu kanya undi mugore aza kumuhamagara ngo dukore featuring, sinzibagirwa igihe kwa kundi birwa baririmba nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge chorus, ngwino ndaze Yesu ngwino ndaze. Uri kumva? Kandi Yesu yije muri we, noneho nawe uhari aragiye. Vara nicyo nanjye ndi kuvuga. Rero iyo abantu batari kumva ibyo tushatse kuvuga, arega babatire hanze banabyumva. Bibiliya yavuze ngo Yesu agendera muri twe, aba muri twe, atuye muri twe, avugira muri twe, akorera muri twe, abana natwe in forever. Bereka gakiza mbazanira, ndi ubazanira uyu munsi umuntu witwa Sadurake, Meshake na Abedenego. Bari abantu bari secrétaire d'État. Yego. Muri igihe abantu bajya bigisha n'ibintu niba narasoma Bibiliya ngo umuntu yumve neza, ariko wabona Imana yabo atari yo Mana yanyu. Aba bahungu bari secrétaire d'État, abanyamabanga bakuru ba leta cyane. Uri kumva? Baravuga ngo ariko twebwe ikiri muri twebweho naho Imana yacu itadukiza. Bafata umwanzuro wo kureka ibintu bya secrétaire d'État. Amatu babona nk'ubu kugira ngo ubu munsi ube usohoke kuri Yellow Paper, ube umunyamabanga mukuru wa leta, uzi access babaha. Aba bari kurata ubutunzi nta n'ikintu mufite mwebwe muri nyatsi. Abahungu babaha inzu zo kubamo, bakaba imodoka kugendamo, bakaba ibyo kwakira abashyitsi, bakaba communication. Uri kumva? Ndakumva. Niki se batabaha? Ni cyubahiro. Uri kumva? Mu kimunsi babahaye. Abahungu baravuga ati ibi bintu byose tubirambitse hasi. Bavuga ngo iyo twizera nahitadukiza, twebwe ntidushobora kubaranira. Twafashe initiative, twafashe icyemezo. Yego. Reka ngusuze wowe ubana natwe umunsi kundi gwifurize umugisha, amahoro, amahirwe atuwa kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Uwiteka akwiteho cyane ndetse akureba n'amaso y'imbabazi. Nyuma ya kamera muri kumwe na Pastor Ishimiye, ayo kandi imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana Robert, umuhungu w'Imana, n'abanyarwanda n'abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abarusobanurira abandi bose. Robert, yego, baramutse neza? Ndamahoro, ndashima Imana. Habari za kulamuka? Habari za asubuhi. Nyamika vizuri tu. Nyamika vizuri. Salamia watu wawili. Watu wawili. Watu wote nawapenda. Nawapenda. Okay. Aravuze ngo abantu mwese abantu mwese arabakunda. Ariko buriya ari ijambo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo mbasije itegeko. Mu mategeko yose mugomba kwitondera. Itegeko rimwe ryonyine. Uzi ko Yesu yavuze itegeko rimwe roba. Ry'uko ngo urukundo ryonyine ngo muku ndane nkuko n'abakunzi. Arega Pastor, reka wenda ubwo twinjiye mu kiganiro. Oya ntabwo nanjye kuvuga kuri ako kantu k'urukundo, sibyo? Buriya Bibiliya ifite ukuntu abantu bayisoma bakayumva mu buryo butatu, sibyo? Uti ni ubuhe buryo butatu bayumvamo? Ubwa mbere hari abayisoma bagenewe gupfa. Ubwo ni abayisoma mu nyuguti, kuko inyuguti ziricisha. Yego. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri hari abayisoma bashakamo n'ubundi bibajyana kucirwaho iteka nabo. Yego.
abo ni abayisomesha umwuka w'umuhanuzi w'ibinyoma, bayisomesha umwuka wa satani. yego, iyo tuvuze umwuka wa satani ni mu buhendo bwose bugiye butandukanye, yego, hakaba n'abayisomesha umwuka w'Imana wayanditse, sibyo? ndakumva. nuhura n'umuntu rero uri kuyisoma bunyuguti, uwazakubwira bingana n'uko intekerezo ze ziri muri we zingana, sibyo? nuhura n'umuntu ayisomesha umwuka w'umwijima, nawe azagusobanura bijyanye n'uko isi y'umwijima yabimuhaye kubimenya, ubwiru bwawo. Reka dufate nk'urugero rwa hafi, sura nk'aba bantu benshi biga teolojiya z'amadini agiye atandukanye, kubera ko imbaraga z'abashinze teolojiya z'abajesuite nibo bafunda ba teoloji, sibyo? bazisomesha bijyanye n'icyo bashakaga mu kujyana kuyobora abantu, aho ngaho niho bajyana. noneho nuhura n'umuntu uyisomesha umwuka w'Imana wayanditse, nawe azaguhishurira bijyanye n'ihishurirwa ryo mu bumana, aho ngaho. hanyuma ikindi kintu cyica abantu rero, sibyo? ndakumva. abantu benshi ntabwo bazi ko habaho inzira ebyiri zonyine, inzira yitwa inzira y'igihogere ariyo nzira yo kurimbuka, sibyo? n'inzira, hakaba n'inzira yo kwera ariyo nzira y'ukuri n'ubugingo, ari we Yesu Kristo. yego, utanyuza mu nzira y'igihogere inyurwamo n'abantu benshi, cyangwa se inzira y'ikinyoma, anyura mu nzira y'ukuri ariyo nzira ya Kristo yo gukiranuka. yo gukiranuka. iyi nzira rero inyurwamo n'abantu bakeya, nimubwira ngo bakeya, inzira yo gukiranuka. yego, nubwo ari inzira yo kwera, n'umugenzi uyinyuzemo nawe yaba ari umuswa, uri kumva, akaba afite inzira z'igisiyoni ntayoba, ariko iyi nzira y'ikinyoma, icyo bita inzira y'igihogere, icamwo n'abantu benshi barimbuka. nubona rero abantu benshi, uri kumva, bari ahantu hamwe bakubwira ngo bagiye iwacu mu ijuru, ujye unaduta uvuga ati koko ni iwacu mu ijuru bagiye, wuze ukenge, sibyo? njya nkunda guhura n'intambara hano kuri za YouTube, uri kumva, ariko ni uko twisanze, sibyo? abantu benshi ntabwo babizi, iyo uri umuntu ukunda icyo bita ukuri, sibyo, uba uri umwanzi w'abanyabinyoma. wari ubizi pastor? kimwe nako nawe bakwita umunyabinyoma, bo bakwita abanyakuri. yes, n'umuntu ukunda ikinyoma, iteka ryose umunyakuri yakimuritseho biba induru, ubundi bavuga ngo ukuri kuraryana. pastor, buriya uzakora ubushakashatsi, umwanzi w'umwanzi wawe burya aba ari inshuti yawe, umwanzi w'umwanzi wawe aba ari inshuti yawe, nk'uko inshuti y'umwanzi wawe, uri kumva, ari umwanzi wawe. katsubiremo, umwanzi w'umwanzi wawe ni inshuti yawe. niyo mpamvu mu itorero ryose aho riba rikagera mu isi yose, uri kumva, abantu bose bari mu itorero rya Kristo, iyo babonye umuntu wanga ikirwanya Kristo baba inshuti ze bose, sibyo? umuntu wese ukunda Kristo, iyo abonye undi muntu umukunda urwanya ikirwanya Kristo, aragukunda. none inshuti y'umwanzi wawe rero, buriya hari ikintu utaramenya, si ubona nk'aba bapasiteri tujya tuvuga hano ku mbuga nkoranyambaga, uzabitegereze, uzatinya umupasiteri, uri kumva, uba ufite icyo bita urukundo rwuzuye, ukundwa n'umuyisilamu, sibyo? agakundwa n'umukatolike, agakundwa n'umudive, agakundwa n'abo bantu bose, sibyo? kandi ubutumwa bwe butakigera buhindura uwo muntu, nibura ngo bumwereke inzira nyakuri, uwo muntu uzajya umutinya pastor. yego, ahangaha umuntu ashobora kwibaza ati impamvu bamukunda ahubwo nuko yera imbuto, adashima ku cyo bakunda. tutangiye iki kiganiro, reka manze nsabe umuntu wese udukurikiye kugira ngo akore subscribe, hanyuma ngiye kubaza ikibazo gikomeye. kora subscribe wowe udukurikiye, kora like, komantere yawe uko wayandika kose turayirekamo, nta nimwe turi busibe, oya nayo dusibe rwose. waduhaye agaciro kuko ikiganiro wacyumvise, ugatanga igitekerezo cyawe, kandi umuntu wese burya atanga icyo, uburenganzira bwe, atanga icyo afite. so Robert, ejo bundi twakoze ikiganiro tuvuga ku ifoto, ntabwo twavuze ifoto y'urwibutso, twavuze ifoto
ya mbere ni y'ubu ko yaje gushima. Umwe mu bantu bashoboye kuyandika ariwo Claudine arakwandikira avuga ati Robert ndakubonye n'umbonye urarwaye ntabwo narinzi ko urwaye. Ese umuntu avuga ngo urarwaye bwavuze ikira mu mvugo nziza bakubashya avuze ko wasaze sibyo kuko iyo uzumve nk'iyo nkange utuye hano hafi ya Karayesi zumva ngo yego wa mwana wo kwa naka yararwaye ikiza mu mutwe cya mbere sibyo bitewe n'ibikorwa aba afite imitekerereze yo mu bwonko. Sibyo ntiyarwaye ra aravuga ati rero ndakubonye n'umbonye ariko ikibazo ufite urarwaye. Ukimara kumva ayo magambo ndetse n'abandi bantu benshi bagiye bakwandikira amakomanteri kubw'iriya ndirimbo wari wakozeho, wowe reaction yawe ese wabifashe ute? Ese koko uracyari mu kuri ko iriya ndirimbo naho ihuriye n'ubutumwa bwiza? Pastor, hari umuntu ejo nabonye twandikira komanteri aravuga ngo ibintu muba muvuga ni ukuri sibyo, ariko ngo mujye mureka gushyiramo ibitwenge cyane, ngo yego wenda mutabaseriye uri kumva ariko atababona bashobora kugira ngo ni joke. Ndifuza ko none iki kiganiro tugitwara tugitware gakeya nta kibazo njye ntabwo ndi budiseke kuko nahise mbona ko dufite ikibazo muri sosiyete yacu bisaba ko abantu tuganirizwa byuzuye. Uti sosiyete yacu ifite ikihe kibazo sibyo? Uyu munsi dufite abantu umuntu ashobora guhagarara akabwira abantu ngo iri bara reba nk'iri bara riri kuri background y'intebe nicayeho ni iki? Ni umutuku. Oya ni umukara Pastor. Ni umukara. Ariko aha ngaha nibareba barasanga ari umutuku. Oya ndi kuvuga iri ngiri ndi kugira iri bara ni iki? Iri bara uri kubona riri iri ndi gukoraho iri abantu ni umukara iri aha urumva impamvu twijijishije bigaragara ni umutuku ariko dufite abantu aza akavuga ati iri bara ni umukara cyangwa se akavuga ati iri bara ry'umweru rero uri kumva iri bara ry'umweru ni ryiza wamwatse ko ndeba ari umutuku akavuga ati oya ariko ni umweru sibyo? Nuko isi yacu yubakitse. Mu makomanteri menshi nakiriwe ngiye kubaganiza nk'umuntu urwaye ariko muntega amatwi nk'umurwayi uwo mwita umunyeshyari sibyo, uwo mwita ko ari gushaka views uri kumva. Reka mbabwire Claudine aranambajije ngo iki kiganiro ngo ubu bampaye angahe sibyo Pastor, ube clear sibyo y'amafaranga ngo yo kuri YouTube. Ndagira ngo nyine abantu ndagira ngo ngende gake step by step muri iki kiganiro mumbabare mu cyumve mwitonze sibyo. Kwagwaye angahe? Niko yanyandikiye. Ubwo nyine arumva ko dore ngiki sibyo, ariko ubundi wabibereka kuri YouTube kugira ngo abantu oya reka mbibere oya dore ngibi ndabikatagiye oya nwibikata sibyo. Hariho 0.93 by'iki by'idolari, dore ngiba abazi kureba murebe neza sibyo 0.93 by'idolari. Tumva ko tuzana hano gukora amafaranga dufite uwaduhamagaye sibyo, ari we dukorera uri kumva. Icyo ni icyambere sibyo. Rero reka twinjire mu kiganiro kabisa. Ubu ninje mu kiganiro kugira ngo nayita nka version ya kabiri. Hari ijambo banyandikiye cyane uri kumva muri komanteri kuko iki kiganiro nabonye cyagize komanteri 221 uyu munsi niwe zigeze sibyo. Ari ijambo banyandikiyemo cyane rivuga ngo dore ingororano zabubaha Imana yego nizi ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ngiye kuri basobanurira sibyo yego mu buryo butatu nababwiye abantu basomamo Bibiliya. Turi kugenda na Pastor ndakumva. Iyo umuntu w'inyuguti asoma iri jambo sibyo ndakumva ukuntu aryumva ati hari n'uwambwiye ngo kutiga narize ndaje bibasobanurira ukutiga biragatsindwa se niko yanyandikiye sibyo nasongo yarize we. Oya tugende step ndagira ngo usubize abantu badukurikiye mujye mureka kugenda mu kigare uri kumva mumenye ukuri ku ijambo ry'Imana uzatsindwa nako atsindwe nako uri kumva atari n'urubanza yitwaje. Iri jambo ngiye guhera ku muntu usoma Bibiliya nk'inyuguti. Dore ingororano z'abizera ni 3: ubukire icyubahiro n'ubugingo buhoraho.
sibyo? Iyo umuntu usoma bunyuguti asomera ijambo uzi ikintu yumvamo? Yumva ubukire karibwo duheraho. Yumva ubu ngubu busanzwe, yego, bwo kugira inzu nziza, bwo kugira amafaranga, kugira imodoka nziza, kugira ameza adanduyeho ibiryo nko kwa Nyamutunzi. Turi kugendana? Ndakumva. Uwo ni umuntu uri gusoma bunyuguti. Iyo yumvishe icyubahiro, Bibiliya ivuze ngo ingororano z'abizera ni icyubahiro. Uzi ikintu yumva? Yumva icyubahiro, kumenyekana, kwicarana n'abantu bakomeye, kuvugwa neza, sibyo? Kubahwa muri sosiyete arimo, sibyo? Ngiki kintu yumva. Iyo bavuze ubugingo buhoraho, uri kumva? Ndakumva. Aba bantu basoma bunyuguti bumva kugura imirimo runaka umuntu ajya kwereka Imana, nayo ikamuha icyo bita iki? Ubugingo. Akafasha imfubyi, uri kumva? Ariko vice versa, yuko izo mfubyi yafashije arabona ubugingo. Ari ikiguzi. Arishyura amafaranga yo muri korali nka ziriya ndirimbo, sibyo? Ibyo binakoze bikaba ari inguranwa yo kubona iki? Ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu byitwa ngo ni umurimo w'iki? W'Imana. Yego? Ndakumva. Hanyuma abayisomesha mu isi y'umwijima, iyo bavuze icyubahiro, turi kugendana? Ndakumva. Bo mu isi y'umwijima iyo bavuze icyubahiro, ni abajya gusoma Bibiliya bashakamo ikintu cyose cyavuguruza Imana, yuko, uri kumva, ibintu yakoze nabo babikora, kugira ngo babashwe guharwa krediti yuko iby'Imana ishobora nabo bagize gute? Babishobora. Niyo mpamvu umuntu witwa Farawo yabwiye Mose, uri kumva, aramubwira ati wa mugabo none uri umurwayi, ayo mafi yeruzanye yo guhindura inzoka inkoni, ahita ahamagara abakonikoni, natwe ibyo bintu tugeze gute? Turabikora, turabizi, tuzi no kubibarusha. Uri kumva? Ngaba abantu basoma isi y'umwijima bajya kwerekana, donc bajya kudemontera yuko ikintu Imana yakoze bagitesha agaciro, uri kumva, nabo bagakora icyabo kandi ntibigire ikintu bitwara. Ndaza kubikompara n'indirimbo nayo yubatsemo ubwo buryo uko ari butatu, sibyo? Ndakumva. Hanyuma reka njye kubasomesha umwuka aho ngaho, sibyo? Kuko abo mu isi y'umwijima iyo bavuga ubutunzi, uri kumva, ubundi abantu bakize mu isi y'umwuka, ndaza kubisobanura, sibyo? Ni abantu bane bakomeye. Umukire wa mbere ukize ni umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana, sibyo? Umukire wa kabiri ukize mu isi ni umuntu ufite imbaraga z'isi y'umwijima. Uwa gatatu ni umuntu ucuruza ubugingo bw'abantu. Uwa kane ni ucuruza imibiri y'abantu. Gucuruza imibiri y'abantu bakumva umute? Nawe bicuruza se bari gucuruza imibiri y'abantu, baba batanga komisiyo. Ubwo ni mu busanzwe. Mugende mujye gucukumbura fayiro za Epson, muramenye uko bacuruza imibiri y'abantu. Abizi muba mushakamo n'ibirego hano mujya ku. Nyine umuntu ashobora kuba ati rero wowe nabahaye orientation, mugende mucukumbure musome fayiro za Epson muramenye ukuri, sibyo? Ubwo nabicuruza mu busambanyi, abacuruza imibiri y'abantu. Ubwo navuze icyo ngicyo niko Bibiliya ivuga mu Byahishura 21 niko avuga na 18. asome Kadusome mu izina rya Yesu. Kurimbuka kwa Babuloni kugira ngo umva bakira bariho, sibyo? Yego. Ubwo mbavuze ababeshyi n'intuza byose baba bazana ibintu by'amanyanga hano. 18 kugira ngo irimbuka rya Babuloni, sibyo? Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindiwe imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uyu mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, uri kumva, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo kudamarara. Wumvishe fayiro ya Epson yose? Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kuko kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kandi
kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi imana yibutse gukiranirwa kwabo. Mwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi muwusagirizeho kabiri ibikwiye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguragamo muwufunguremo kabiri. Nuko wihimbazaga ukidamarira ukishima ibyishimo bibi, mube ariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga umugabekazi. Kubw'ibyo reka nihute, abami bo mu isi basamanaga nawo bakadabagirana nawo bazawurira baborogera ubwo bazabona umwotsi wo gutwika kwawo, bahagaritswe no gutinya. N'abatunzi bo mu isi, naho nshaka kugera, n'abatunzi bo mu isi nabo bazawuririra bawuborogere, kuko ari ntawe uzaba akigura urutundo rwawo. Ari izahabu, ari ifeza, ari amabuye y'igiciro cyinshi, n'imarigarita, n'imyenda y'ibitare myiza, n'imyenda y'imihengeri na hariri, n'imyenda y'imihemba, n'ibiti byose by'imibavu, n'ibintu byose byaremwe mu mahembe y'inzovu, n'ibintu byose byabajwe mu biti by'agaciro cyane, n'ibyacuzwe mu miringa, n'ibyacuzwe mu cyuma, n'ibyaremwe mu ibuye ryitwa marimari, na mudarasini, n'imibavu, n'amavuta nk'amadahano, n'icyome, n'inzoga, n'amavuta yerayo, n'ifu y'ingezi, n'amasaka, n'inka, n'intama, n'amafarashi, n'amagare, n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Abantu bafite bakize kuri iyi si ubatondetse ni abantu ba mbere, uri kumva, ni abantu bacuruza amagare. Iyo tuvuze amagare abashyizwemo n'ibi by'imodoka, abantu banuza ba Tesla n'abandi bose. Abandi ba kabiri ni abantu bacuruza imibiri y'abantu, abo ba Bill Gates, kandi noneho mbigerere kugira ngo mubyumve neza, aho umuntu ashobora kwicara agafata isi yose kuyishyiramo urukingo kugira ngo abone amafaranga. Sibyo? None birasobanutse. N'abantu bacuruza ubugingo bwabo, uri kumva. Aba batipe bose mujya mubona baza gushyira amabuye y'ifatizo hirya no hino mu isi, baba pasiteri bakomeye, baba bafite amajeti pirive ngabo bacuruza ubugingo bw'abantu kugira ngo babashe kugera gute kurimbuka. Kandi ikomereze. Twikomereze indirimbo naho ngaho bishaka ndaza gukora pariti ya kabiri y'intambara ya Iran na Israel, ndabisobanuramo. Noneho reka mvuge gatoya kuri iri jambo ndi kuvuga ry'ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Iyo umuntu amaze guhishurirwa Kristo, amaze kwinjira mu bwami bwe, sibyo, aba ameze nk'umuturage wo muri Korea y'Amajyaruguru, sibyo. Yes, kansubiremo. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akamwemera, akaba umugenga we, umukiza we, umurengezi we, aba ameze nk'umuturage wo muri Korea y'Amajyaruguru. Korea y'Amajyaruguru se ndaje mbisobanura. Sinyikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha, niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza. Nigitangaza, nigitangaza, kuko nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza, nigitangaza, nge munyabyaha wagakiza, sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none mu mutima wanjye wuzuye ishimwe, shimira umukiza waje. Mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranijemo ngomba inshuti ye. Turekeraho ubwo. Ndagira ngo mbwire na Korodina wasubiyemo izi ndirimbo zose, agende yongera azuze neza, azumve neza, uri kumva, amenye imbaraga zihishe muri izi ndirimbo, pana kuzisubiramo gusa, kuko ejo bundi nari munyujijemo. Bwa mbere baririmbye inziza yitwa icyo turusha abandi, ndafashwa, baravuga ngo babitse ibyasezeranijwe, sinigeze nsakuza, avuga ngo icya kabiri babiki ubugingo buhoraho. Nibwo nshaka gusobanura no muri iri jambo nkarigenderamo muri iki kiganiro. Bibiliya nari ntanze urugero rwiza n'abandi, iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, aba ameze nk'umuturage wo muri Korea y'Amajyaruguru. Buriya ibintu byose byo muri Korea y'Amajyaruguru ni Kim Jong Un ubikora. Inzu nziza zubatswe niwe uzikora, sibyo? ngo no kwiyogoshesha. Ibintu byose bikorwa muri Korea y'Amajyaruguru ni Kim Jong Un ubikora rwose, ntabwo abandi baturage babikora, ntabwo babyemerewe. Mbese si ibyabo, ntabwo aribo baba babikoze. Niyo baba babikoze adahari, yego nyine, urukumva, niwe. No mu bwami bw'Imana rero niko bimeze. Kristo Yesu, sibyo? Iyo wemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe,
ukemera ukaba imbata ye, ntuba ugikora ibyakunezezaga, ahubwo abagutwara. turi kumwe? niho ba Pawulo bafashwe mu gutuka no gutera amabuye umuntu witwa Stefano. Ubushantu bafatiwe, ubusura b'abavandimwe birirwa banuka ngo ndarwaye, narasaze, mfite ihungabana ry'ubuzima, uri kumva? Aya mabuye mu ntera hakubiyemo ijambo rihagurutsa Imana mu ijuru, sibyo? Nanjye mvuze ntuje, ndavuga ngo Imana ibababariye kuko mutazi icyo mugize gute mukora. Iyaba mwari mukiza mwakaneza amatwi, uri kumva, mukavuguruza icyo navuze, nimutukane. bakuvuga ati nawe ushobora uri kubatuka. Yes, uyanjye nawe natutse. Hari umuntu yigeze nuka pastor? Nawe. Naravuze ni ibi bikorwa byitwa ko ari ubutumwa bwiza, ngiye nitandukanije nabyo, sibyo? Mbereka uburyo, n'ubundi bwongeye kubereka. Ndagenda gakeya kugira ngo abantu baze kunyumva pastor. Ndakumva. Reka mbwira abantu mu bijyanye n'ibifatika ku myaka yanjye mfite imyaka 35, sibyo? Ndakumva. Kuri iyi myaka mfite ndi mu bantu bikwije iby'abanyakigali bakenera bifite kurusha abandi pe, kandi ibi bintu babwije ni ukuri pe. Ntago mbabeshya, ngiye sindi umukene, sindi umutindi, sibyo? Sindi nyakujya, kugira ngo abantu babyumve neza. Uri mu wayene? Nta nubwo ndi no mu wayene, ndi umutunzi, ndaje musobanura uburyo ndi n'umutunzi. Uri n'umukire? Ndi n'umukire, sibyo? Ariko ubukire n'irata nibwo nshaka kubasobanurira. Icyo koza ibi bijyanye n'irari no kwifuza kwabyo, nabyo Nyagasani yarabimpaye, nk'uko yagiye abihana ba Aburahamu. Aburahamu yari umukire pastor uteye ubwoba cyane, n'abandi benshi. Aba bantu bose bavuga muri Bibiliya none se Dawidi yaba umwami atakize? Miliyoneri. Ba Salomo yaba umwami atakize? Nese mutekereza ko Pawulo imyaka yose yize akajya kurugwa aba dogiteri yari umutindi, mugira ngo zirangendo yakoraga abazikora ni bangaye? yagendaga n'amaguru, yazengukaga ahantu hose, urumva atari afite amafarashi n'ibiki byo kugendaho, nta n'itike yasabaga, ariko ntiyigeze abyirata. reka mu byo yadusigiye niko niyo mpamvu Bibiliya ivuga, uri kumva, mu bintu Aburahamu yigeze azamura, nigeze Aburahamu yirata ubutunzi n'iki byose. Aburahamu yahoraga yirata icyubahiro cy'Imana. washatse kwirata ahubwo ni wa wundi wajya ninde ura monkere wewe Loti washatse kwirata. Yes, ko Aburahamu nigeze yirata. ayirata iki? Yirata iki? Reka rero ngandire, ndashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo ingororano, ubukire n'icyubahiro. Bibiliya ivuga icyubahiro ku banyamwuka, ibivuza Imana. Haleluya. Umva ukuntu yabyujujemo neza. Yaravuze ngo ngiye Uwiteka, icyubahiro cyanjye ninjye cyubahiro, nta wundi muntu nzagiha, ninjye cyubahiro. Kaduhera aha ngaha ku muntu wahishuriwe Kristo, kugeza ku rwego ari ba Nebukadinezari, ari ba Hamani, ari ba Herodi, n'abandi bantu bose bashatse gukeregeshura ku cyubahiro cy'Imana. Reka mbwira abantu badukurikiye pastor, uzi ko n'abakiranutse, iyo umukiranutsi yibeshya agatacinga ku cyubahiro cy'Imana, ishobora kumucyura hakiri kare. Imana yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Umuntu w'umukiranutsi niyo azamuye agashaka n'uwakoraho wese azapfa. Yariye ibiti mucyura ikavuga ati va mu nzira. Rero abantu bo bazi ko kuza abantu bakagukomera amashyi, kugira inda, uri kumva, kugira nyashi, ibyo ndaza kubigeraho, reka ngende step by step, sibyo? Tubonye ko icyubahiro kivuga Imana. Point entre. Niba ushaka icyubahiro no kudapfa nk'uko Theo yabiririmba, vuga Imana neza. Yebana yubahe hasi no hejuru. Buriya nakubwiye ngo Kim Jong Un kugira ngo ubane nawe nukugira gute? Oya ngo yarashishije umuntu indege, nyirarume urwaye covid, nyirarume amurashisha indege. Hari uwashumurije intare, katwigarukira sibyo? Kugira ngo abantu bumve imbaraga z'icyubahiro n'abakomeye bo mu isi, buriya iyo utabaramije baragutimbura cyane. Wabonye Trump ukuntu ari kubwira Kamena ati ndagukoma, ndakunika, yamurangije cyane ku kanya. Yes, twigarukire. Noneho Bibiliya iyivuze ubugingo, ibivuze iki? Ubugingo abantu benshi ntabwo bazi icyo ari cyo. Iyo uvuze ubugingo ibivuze Kristo, niwe bugingo, ninjye nzira
n'ukuri n'ubugingo n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data ngewe Yesu ntamujyanye. urumva ahantu ruzingiye. bivuze kumwizera. Reka tujye ku butunzi butagira akagero, ibyo bita ubutunzi. ubundi muri iyi si yacu umuntu w'umukire uruta abandi ntibisubiremo, ni umuntu wuzuye umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Haleluya. iyi niyo pasikodi, niyo zahabu abizera bagendana kugera ku rwego, uri kumva sibyo, kugera ku rwego no ku munsi w'amateka umuntu wese uzaba ufite ino pasiwadi ari we uzumva impanda n'ijwi. Haleluya. wenyine. ngizi ingororano z'abizera Bibiliya yagize gute, yatanze. tugeze ku cyitwa umurimo w'Imana, ndi kugenda step by step. impamvu navuze ko izi ndirimbo atari umurimo w'Imana, Bibiliya iyo ivuga umurimo w'Imana pastor, iravuga ngo dore umurimo w'Imana n'uyu, ni ukwizera uwo yagize gute, yatumye. niyo mpamvu uwanditse yavuze ngo dore ingororano z'abizera ni izi ngizi. umuntu wese wizera uw'Imana yatumye aba agize gute, aba ari mu murimo w'Imana. turi kumwe? ndakumva. ibintu byose biri out of yo kwizera uw'Imana yatumye, ibyo si umurimo w'Imana, sibyo? reka nimuke ku cya kane. hari icyo bita access cyangwa se imperekeza. mwebwe mwambwiye ngo ntago Robert ngo ntago wize ngo metaphore ngo bavugiyemo ntago yumvishe. reka mbabwire narize. wenda ahangaha abantu bashobora kwibwira ati Robert ati buriya ijambo ry'Imana harimo ibintu bigiye bitandukanye. yego siko biri. ntabwo ijambo ry'Imana ritandukanye, ahubwo imitekerereze y'abantu batizera Kristo ni itandukanye. akavuga ati ahubwo ntabwo bitandukanye, atari ko harimo ibihumuriza. tugende natwe twashatse guhumuriza abantu. reka tugende step by step ngo wenda bumve. yego sibyo. naho ngeze ku cyo bita imperekeza y'umugenzi. imperekeza y'umugenzi ni iyihe, sibyo? ndakumva. imperekeza y'umugenzi habamo icyo bita ibitangaza, hakabamo icyo bita imirimo. ariko ibi bintu biherekeza umuntu ugiye he, ujya kurimbuka cyangwa se ujya mu ijuru. umwuka w'Imana na Bibiliya byarahamije biravuga ngo hahirwa umuntu upfa apfiriye mu mukire. twabubonye ko ari umwuka. umwuka nawe akavuga ati ye, imirimo yawe nigire gute, niguherekeza. dore Yesu ukuntu yabivuze neza, ari we bugingo. yaravuze ngo dore imirimo izaherekeza abizera, izagendana n'abizera, ni ibitangaza. uri kumva sibyo? gukiza abarwayi, sibyo? naho ndi ni naho ruzingiye, sibyo? ibi bintu rero byitwa ibitangaza, iyo bikozwe, iyo bivuzwe, ntibivugire mu wabikoze. turi kugera na pastor, ntibiheshe icyubahiro uwabikoze. it was zero. wanyumvishije? igihe cyose, reka nsubiremo kugira ngo abantu, ejo twagiye kureba abana b'impanga bari bamaze imyaka 32 batabonana cyane. mu bushobozi bwo gutekereza ko baravuga ati igitangaza cy'Imana na Mariya byaramurikiye. urumva uwo muntu uburyo ari kuzamura icyubahiro cy'Imana ntabwo ari we wabikoze. oya, ari kwerekana ko hari imbaraga y'isumba byose yabikoreye muri we. wanyumvishije? turi kumwe? ndakumva. abantu kuba amafoto yabo y'uyu munsi, yego, bashobora kuyafata bakayakora comparaison. turi kumwe? ndakumva. niki kirimo gituma Imana izamurirwa icyubahiro hagati y'abantu? ndaza kugera kuri iki kintu cyitwa amayoberane y'ubugome. nahereye ku mirimo. sura pastor, ibintu byose abantu bakora bari inyuma ya Kristo, byose bizapimwa bishye. wari ubizi? yego. wakwihata ngo urashaka gusura abarwayi, uri kumva, ngo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. ntabwo ibyo ari byo bihesha ubugingo buhoraho. ubugingo buhoraho kuko umwana w'umuntu yatsinzwe bimusaba ko yemera Kristo, sibyo? noneho Kristo akaba ari gutangira kumukoresha, akavuga ati pasiteri shime, byuka, tega moto ya kwa Robert, mujye kwicara kuri kamera, uri kumva, atari uko hari ibindi wagakoze, sibyo?
cyane kugira ngo umenye ko imirimo dukora tutayikoresha ari Kristo uyidukoresha. Basi tuzapange gahunda zose za buri munsi wowe wigeneye kumwe abadogiteri n'abandi bashakashatsi bo mu isi bakwa ngo wandika ngo porogaramu ngo uzajya mbyuka gusa 12 ngo nkora ibi ngibi ngo ubundi ngo umuntu ngo umwe intellectuel ubwo no kurwanya Imana cyane izagusinziriza ibicuro saa 6 cyane da kugira ngo ikwemeze ikwereke cyangwa urarubuze ibitotsi ukumva wabibuze se saa 9 akaba bitajya kuzana ibyo wari wapanze bikarangira. Twebwe imirimo y'abizera cyangwa kabyuka urwaye ntago tuyikoresha ahubwo Imana irayidukoresha. haleluya. Iriya ndirimbo narayumvishe igitangira abango reka nguvuge neza mu ruhame rw'abantu bose yego baratangiye numva ndishinyira bataba abantu bagiye kuvuga Yesu ngiye kubaje kuyivuga kumva neza urikumva bagezejemo hagati bahita baza kumara rinda nicyo kintu cyambabaje gituma nkora iki kiganiro sibyo bahita baza kumara rinda urikumva ngo fata ifoto yawe ugereranye ngo twebwe ngo hari uko ngo twari tumeze ngo none ngo tumeze neza urikumva ngo hari uko twari tubyibushye urikumva si inkosora ko banditse n'uburenganzira bwabo kuko nubundi Yesu azahita agaruka akakajagari umuntu wese afite uko abyumva. hari n'uwejo bundi numvishe ngwino ndaze Yesu ngwino ndaze we nashashe bugari Yesu ngwino ndaze ntabwo yumvishije arayumvishe aha bivuze ko Yesu ari indaya mu yandi magambo urikumva shikol ari guhamagara Yesu nk'umuntu baza kuza kugira ibintu barara bagira gute bakora mu kindi gisobanuro ku manywa niba ari kumwe nawe ubwo imanda nivuga ku manywa kandi oya na nijoro iyo tamuhamagaye ntabwo azi nashashe bugari ngwino ndazi bivuze ngo ntago ari muri we sibyo birarega abantu nasubiye Yesu araryama ubwo bari kumuhamagara ngo baze bagire gute baryamane ataniye nawe ndavuze ngo ni indaya ye ubu niba umuvuze kuko afite abafana benshi warasaze wuzuye ishyari uri we nta kibazo iryo shyari ndaryuzuye ngwino ndazi nanjye mba ndi gufuhira uwawe ariko hamwe reka turebe reka tukore comparison turebe yes Yesu ngwino ndazi there are something there hari ahantu wherever ari aze akuraze uri kumuhamagara akuraze ni mwari muri kumwe reka turebe hari ahantu ari somewhere yes uramuhamagaye azi agire gute noneho akuraze hanyuma murare mukora iki how kuki umuhamagara bivuze ngo ntabwo muri kumwe Yesu ubundi Yesu ni ngombwa ko kuraza cyangwa atuye muri wowe Bibiri kandi mukanya undi mugore aze kumuhamagara ngo dukore featuring sinzibagirwa igihe kwa kundi birwa baririmba nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge chorus ngwino ndaze Yesu ngwino ndaze uri kumva kandi Yesu yinjiye muri we noneho nawe uhari aragiye vara nicyo nanjye ndi kuvuga rero iyo abantu batari kumva ibyo tushatse kuvuga arega babatire hanze banabyumva Bibiliya yavuze ngo Yesu agendera muri twe atuye muri twe avugira muri twe akorera muri twe abana natwe ni forever Yesu ntabwo ajya outside yacu Yesu aba ari muri twe aho rero n'umuntu akwandikira ngo urapati ngurumva ngo ntabwo mwize metafore metafore ahubwo agakiza barakazi reka neme ko yize metafore wowe agakiza arakazi yego metafore ni kimwe n'agakiza ni iki agakiza metafore bihuriye metafore n'agakiza reka tweme ko yize metafore agakiza metafore bihuriye kabisa ahangaha niho rero wa mugani wawe kamugarukire noneho ahangaha niho abantu rimwe na rimwe bagiye kwibeshyera agakiza n'amashuri bihuza bihuriye Bibiliya yaravuze ngo nutarize atuye muri we azabimenya nibyo byapa azabisoma sibyo bihuriye azabibwirwa nande rero wagitangira umwuka wera uko tumye nsembura urumva turi kugenda step by step sibyo tumye mvuga cyane abantu uyu munsi banze kubwirizwa ubutumwa bwiza sibyo bahita bafata icyo bita prosperity gospel cyangwa se ubutumwa bw'ubutunzi noneho baza kubushyira mu cyo bita kubufitinga uri kumva kubufitinga mu cyitwa ubutumwa bwiza bw'amahoro buteguza ubwami bwa Yesu Kristo byanga guhura oya ahubwo retse ngo bw'iki bashatsemo aba ntago bashatse Yesu ahubwo bashakiye icyubahiro mu izina rya Yesu yes vuga gutyo koresha ijambo ryiza bamwihomaho
bamwihomyeho sibyo sibyo bamwibadikaho ariko reka ngubaze Ruben. ariko nyamara Robert, yesu baba bavuga wari ni wataha yesu ubukwe, wari wundi wataha ubukwe yego wari wataha ubukwe narabutaye umukobwa usa nkawe eh reba ukuntu usa yego ntabwo uri mubi Yego. ariko umubiri wawe wangewe irangi igikara. imana yashyize ku mubiri wanjye ni agapo mu kandi k'igikara. kanya ugasanga umukobwa yisize icyo bita igishahuro Mhm. rimwe kabiri ku nshuro ya kabiri iya gatatu akaba yabaye umuriro yego imvura iramutse iguye Mhm. bigenda bite birakongoboka aba ngaba nabo rero Eh. imvura nigwa iratemba bya yesu bakaririmba yesu babonye yes sibyo nagiye step by step sibyo yego noneho reka ngere kuri izi sengero ziri gushima icyo bita insengero ziri gushima sibyo yego abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya inzu zubatswe n'abana b'abantu sibyo n'icyo bita insengero z'umwuka w'imana uri muri mwe yego ni ibintu bibiri bitandukanye insengero ni izihe rero sibyo yego kuba uru rusengero uru rwarazanye ibinure ikidigi kikaba kigeze imbere hano nafotora abibonye ngo bakagita nyakubahwa ntabwo ibyo ari amashimwe sibyo kuba iki gikara cyanjye naragihaze nkajya gushyiraho ka mukesha sibyo yego nakora serifi turi kugendana yego ntabwo iryo ari ryo shimwe ishimwe ryabirihe rero igihe ntekereza urusengero rwanjye rw'imbere haleluya ko rukubuye igihe utekereza ko kristo yesu ari muri wowe yes n'abapani nicyo rero nagiye gushaka muri ya ndirimbo ngo numve ko nibura iyi foto bari kuvuga ari ifoto y'umuntu w'imbere uryoshye ndayibura nsanga n'uyu w'inyuma uri kumva ngo se ngo ntidukwiriye kuvuga imirimo n'ibitangaza by'imana yakoze reka turebe abatubanjirije bireba ngo tugoswe n'ibihamya by'abatubanjirije imirimo n'ibitangaza by'imana yakoze bavuze ni ibihe turi kugendana duhere kuri aburahamu sekuruza w'abizera yerekanye ko imirimo ikomeye imana yakoreye muri we ni uko ibyarindamuye ibyari ibyiringiro bye n'umunezero we ari we mwana w'imfura abonye ashaje yafashe umwanzuro wo kubitanga ahubwo mu mbaraga zo kubitanga hakabonekamo umwana w'intama w'imana turi kugendana ngizi imbaraga z'umuntu warerewe ibwami wakuriye ibwami barya neza barindwa bateteshwa yafashe umwanzuro wo gusubira mu butayu ajya mu ishyamba kugira ngo abashe gukura ubwoko bw'abisiraheli si uko aba bahungu bari abakene noneho bari kuririmba ngo yewe nari mu butayu navukiye banjyana mu kavure ubu ndi ibwami imbaraga zatumye abana banga kurira ku meza y'umwami bajya kurya ibishyimbo wenda kugera step by step mutagira ngo aba bahungu niba ari abakire ari aburahamu mbabwiye uri kumva ubwe wiyereye igitambo merisedeki umwami w'isarayeli icya cumi yesi uri kumva ari mose mbabwiye yari umwana w'ibwami aba badanyeri mu batoranye bibiri iravuga ngo barabatoranije ngo bareba abana b'ibwami nabo bikomangoma bafite ubwenge bazi kuvugira mu ruhame mureke ubwo buryoza bwanyu ngo bagiye kubigisha ubwenge bw'abakaruda baravuga ati stop stop tuzavuga ubw'iwacu n'ibyo biryo by'intonorano mushaka kutugaburira no turabyanze ibi bintu by'ibinure mushaka kudushyiraho no barabyanga ninde se bibiri itavuze wari umutunzi aba ba petero bose niba hari abarobye mu gushyingira umwami Yesu abahamagara ko bamaze guhamagarwa buzuye babonye ubutunzi bw'agaciro twebwe turarahiye ibyarindamo yacu tubihinduye igihombo ndetse bibaye nk'amase imbere yacu naho ubutunzi bwitera amababa bukamera nese pastor reka nkubaze ikibazo buraguruka unsubize sibyo umuntu dusipoze sibyo ndakumva ubundi iki kiganiro ndumva ari kinini kandi ndumva nakavuzemo ibintu byinshi cyane sibyo turajya ugaruka kumana reka mvuge n'iki sibyo kivuge pastor ubundi hari ibintu biranga umuntu ko yuzuye umwuka wera cyangwa se ari uwa kirisitu reba abisirayeli bageze ku nyanja itukura imana abwiye mose abwira abisirayeli ngo babonye inyanja imbere ku ruhande ari imisozi inyuma ari ingabo za farawo yarababwiye ngo iki ubwo ngo nimuhagarare mwigire gute muhagarare mwicecekere murebe agakiza ubazanire uyu munsi aba bantu iyo ukoze ubushakashatsi abanyegiputa mwabonye bari bafite ikintu bita zahabu batunze
bambuye abanyegiputa ubutunzi bari nabwo, sibyo? cyane ariko bagera ahantu habi Imana iba. ubundi ahantu Imana iba ni ahantu Imana ivuga ngo muhagarare mwicecekere mbereke agakiza mbazanire. ndi bubazanire uyu munsi. umuntu witwa Sadurake, Meshake na Abedenego bari abantu bari secrétaire d'etat. yego buriya hari igihe abantu bajya bigisha n'ibintu ntibanasome Bibiliya ngo umuntu ayumve neza, ariko wabona Imana yabo atari yo Mana yanjye. aba bahungu bari secrétaire d'etat, abanyamabanga bakuru ba leta cyane. uri kumva, baravuga ngo ariko twebwe ikiri muri twebweho naho Imana yacu itadukiza. bafata umwanzuro wo kureka ibintu bya secrétaire d'etat. amatu babona nk'ubu kugira ngo ubu munsi ube usohoke kuri Yellow Paper ube umunyamabanga mukuru wa leta, uzi access babaha. aba bari kurata ubutunzi nta n'ikintu mufite mwebwe muri nyatsi. abahungu babaha inzu zo kubamo, bakaba imodoka yo kugendamo, bakaba ibyo kwakira abashyitsi, bakaba communication. uri kumva? ndakumva. niki se batabaha? n'icyubahiro. uri kumva? buri kimwe cyose babahaye. abahungu baravuga ati ibi bintu byose tubirambitse hasi. bavuga ngo iyo twizera naho itadukiza, twebwe ntidushobora kubarira. twafashe initiative, twafashe icyemezo, yego, sibyo? turi bataraga, ntacyo tubaye. umuntu witwa Esiteri na Morodekayi barabwiranye amagambo meza, bavuga ati Imana yacu ibasha gukora ibintu twebwe, Imana yacu ibasha. utazadukinisha. ubundi umuntu wizera uzi ikintu ahamagariwe kuvuga ni ukuramya, gusingiza, gutaka. uri kumva? umuremyi we. nayo iyo ujonjoye bimwe Sikovia yabwiye kwa Minyoni, iyo ufashe ubutumwa ukajugunya na nyiri ubutumwa, ahubwo wowe watumwe ugashaka kurata imbere ibyawe, Imana ikujugunya itabajije. Bibiliya iravuga ngo yimura imisozi itabimenye. ubundi si ububariye pastor, reka tuganire. baba pastor mwabona birwa bari muri za streaming n'ibiki byose hano kuri za YouTube ngo amajoro ngo 40 ngo iminsi ngo 70 bari he kuri za YouTube? muracyababona barazimye kera? bari hehe? tuganire. barazimye. nese ubu muzarata ubutunzi, muzagira femu. ninde muntu uzagira femu? uri kumva? izarutiye Julienne Kabanda mwabagore mwe. nta numwe. irwa muririmba indirimbo zicanye minyonzi. nta wapfa, nta numwe. nta numwe kabisa. ninde uzayigira? nta numwe. ninde uzubahwa yubarariwe kurusha Ernest? nta numwe. narangiza ngo Robert ndi umunyeshyari, ndagira ishyari hari urusengero mfite ngo korari yanjye wenda yasubiye inyuma ngo yanyiri kuyikompeta. Robert ndagira ishyari hari urwo nsengeri wanyu ngo perezida wa korari ngo yaratowe ngiye ni mwanora. Robert mbagira ishyari hari urwo ndirimbana namwe. Robert mbagira ishyari hari urusengero ngira. munsubize namwe muba muvuga ngo uyu yuzuye ishyari, yuzuye n'umutima wo kurwanya ibintu. ngemba ndi mwifuwe ry'umukunzi wanjye, sinanjye ubikora. rega nanjye nose njye nakishimira ko abari inshuti zanjye bamvaho. oya ahubwo nawe ubu ngeyo nshoje. uri kumva? umuntu anyandikira nk'aya magambo yanyandikiye, ndanezerwa, sibyo? ntabwo nezerwa kuko no mu buzima busanzwe, ariko ijambo ry'Imana ngo naje gutandukanya umwana na se. abantu rero dore Pawulo uwo ngeri kirenge muke nk'uko akigeze mu cya Kristo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye, byaminduye igihombo kubwo kwizera, kubwo kuronka Kristo. amen. nzi ko umuntu ngo sinsoma Bibiliya, ntabwo igera ijambo ry'Imana. Bibiliya bashaka kuyisome gute? murajya ngo nyisome gute? njye kuyicurika yicurike nka ba bagabo ba Nyarugenge umwe. none hari ikintu ngiye cyanyobeye. aba bantu muvuga ngo basoma Bibiliya muzajye mubakora ubushakashatsi. pastor ukurikira umuvugabutumwa ukamuzenguruka inshuro zose yazengurutse, mwababa muri ADPR ugasanga ijambo yigisha ni rimwe ryonyine ridahinduka, tagira rya kabiri, ngo amahame 3 ubwo nuwafasha 3. uri kumva? undi ngo ibintu 3 ngo bikwereka kuruta urabavandimwe urabaruta, ko Bibiliya ivuga ko bavukiye gukura abandi mu makuba. asubundi abavandimwe babaruta gute? urabaruta ngo bigende gute? ibi 3 bituma abavandimwe bawe nibi. iryo ni ijambo ry'Imana. so abavandimwe baruta gute? urabarutitse ko muvuka muri amarasamwe. iryo ni irari ry'ubutunzi ushaka kugira gute? kumva ko bakubararira bakwikubita hasi. wakwigiye kuri Yosefu wagize amahirwe yo kugera mu cyubahiro, uko yabaniye abavandimwe barageze ku rwego bamugurisha. niba ushaka kwiga Bibiliya komuteri, Imana ibamugisha. dusoze ikiganiro
murakoze Agenda numva cyane nyine mfite nimba Robert n'agahinda. urakoze Mm, kandi umuntu wese icyo tumusabira ni kimwe mm. ni ugufata imana nk'imana agafata imana akayifata mufate imana nk'inyacyubahiro, bayifate mufate kristo nk'umuhesha w'ubugingo, mufate umwuka wera nk'ubutunzi butagereranywa. byose in zero. Yes. Imana ibaho umugisha. Kora subscribe, kora like, commentaire yawe iterekemo uko ubyumva, uko ungana niko nawe uri buze kwandika. Imana iguha umugisha. Shalom, shalom.